turagatangira agafilme kacu tugatangira umubyeyi ufite umwana ari ahantu hafi n'ikiraro harakaka turebe biragarukira hiye mabwira umwana nabi tiwacyana we ngomba kubasha kuba nakwica n'ubundi sinagukundaga tinanyuko naramwishe tikuko nashaka kujya muri rugo tinashaka gira mitungo kandi naso simukunda yarekuriye umwana hasi mu kiraro ahantu hari cyane umwana mu kugera hasi mama yaramusamye Ketia wacu kiri hejuru ati umwana ndamwishe ibi ni ibyishimo kuri jyewe ngiye kugenda celebre nuko umubyeyi watoye umwana atangira kumuhanagura ti mwana wanjye humura tiketi yashaka kukwica tuko naga gukunda nubwo ari mukazo bwose nako yakaba gukora ibintu nk'ibi nuko umugore areba hejuru ati uyu mugore ni umugome nuko umugore wacu Ketia mu kugera mu rugo celebura hageze atangira guhishima tereka nimeresha nk'umuntu wagize ibyago umugabo wanjye mwereke ko nababaye kwa cyana kinakishe atangira kwipfusha atangira kwiziriza ati wowe gacwa mwe timuna bari ti ibintu birababaje tibyo nabonye ninzongere kuribona Gabriel baraje ati sheri wanjye wabaye ute umugore ati ave ni wamenya Gabriel umwana wacu arapfuye nukuri yarandi imbere amanuka ku kiraro yikubita hasi mbona arasandaye ti ni ibintu bimbabaje cyane tubwo ni wamenya uko urabye ya Gabriel baramubwiye tiketi ya mugore wanjye kizara umwana ari hano nako Ketia mu guhindukira amera nk'uwanywe igikoma cy'abana abona Divine arimo arikorera tide nta kintu bimubwiye byisi n'ibyisi amera nk'uguye mu kantu Ketia atangira kwibaza byinshi Gabriel ati humura tumuryango wacu umeze neza tabana bana ameze neza tinabe tumeze neza nako Ketia ararakara cyane ariko nta kintu yari bukore tiwoyi tuza Gabriel mukomeza tushobora kubora urose inzozi mbi tihumura tumeze neza nako Ketia araza ntamujinya mwinshi araza komeza aza satira wa mwana wacu Divina tuwe Divina tumeze ute tiwaye uri kizimuzimu tinei nakwishe tiwazi utute ariko amaherezo ni hahandi nzakwica twagira ngo uri ikizimuzimu tireka rigendere tariko umenye ko nzakwica amaherezo wale wacu arakomeza arigendera nuko Gabriel wana we abaraje ageze aha asanga Ketia yagiye tiketi yagiye hehe yavuye kwizanira amazi yazaniye umukobwa we Divina nuko araza ahereza umwana w'amazi ti Divina atakira ku mazi Divina ati urakoze cyane papa wanjye nuko arakwereka Ketia agenda atangira yifata video ari kumansura nuko muri ako kanya Divina wa mwana wacu abarinjiye abayicaye aho ari kureba nuko Ketia yahindukira n'umujinya mwinshi tiwacyana we tinakubwiye ngo tinokanye njirire tumeze nk'igihoni nutekereza tivayo hano tugende nuko akimushushubikanya Gabriel papa w'umwana barinjiye tisheri wanjye ngiye ku kazi tiwambaye neza timusigara amahoro asoma umwana we nuko asoma na Ketia umugore we nuko tisheri ugira akazi keza ati namwe musigara amahoro Gabriel abagiye mu kazi nuko dusigarana na mukada tutadukunda Ketia atangira kubwira Divina nabi tiwarwana we kindakwanga kandi gahunda ngufiteho nuko uzakwica Divina inamwereke mukore surprise tigiye tubanye narakora surprise nako yatambukije Divina atishara muri karito mbanze kuba nakwereka kandi ugiye kugukorera muhereza ka surprise katazigera kakuva ku mutima mwana wanjye kandi wibuka ko uyu mubyeyi ari mukase w'uyu mwana Divina ajyamo tikicyana nikigira ubwenge koko tini igihoname tikigiye kujya mu ikarito gihita kijyamo nuko atangira afundikira ikarito Ketia bakwereka ngo Ketia ashaka kwica uyu mwana sinzi ati kicyara noneho icyatarutse impfu nyinshi tariko rw'uyu munsi ntago ari butaruke kireka nzenge kukica atangira kugenda kurumana ikarito
uyu munsi we niwo munsi wawe wa nyuma, ati wacana we Divina ntabwo umunsi uri bwarucike, ndakwica neza neza. Barakwereka yasohokanye ikarito, mu bigaragara ikarito iraremereye irimo umuntu. Manuka gutyo nubwo Gabriel baraje, ati none se ntagufasha? Umugore atangira amubwira ati hoya wimfasha, ajya mu rugo. Nuko Gabriel akomeza amubwira ati madamu icyo kikarito kiraremereye, ushatse wazana nkagufasha. Kate ati oya, ati Gabriel nta kibazo, ati ikarito ndacyifasha ntabwo kiremereye cyane. Umugabo atariko nk'umugore wanjye ndashatse, ugomba kwirinda kwivunika, genda hari ngo ngufashe. Kate ati nta kibazo Gabriel, tuvuye mu kazi unaniwe, tugomba kugenda ukajya kuruhuka. Gabriel ati Kate reka nigendere, niba wumva wabyifasha. Nuko Gabriel yagiye. Ikarito ikomeza kuza imuremerera, ariko nta kundi, niyemeje kwica iki cyana. Yandemerera atandemerera, ariko uyu munsi ntabwo ari burare, ndamwica uyu munsi. Yagiye yigira ikizimuzimu, ariko uyu munsi ntancika. Komeza mukadata azana umwana mu muhanda, atereka muri kaburimbo. Uyu mwana araremereye ibyo, reka ndebe ko akirimo. Ati Divina turacyarimo, ibintu bimeze neza, ngiye gukora siripurize itazakuva ku mutima, tongera ubika umutwe inshuro imwe yonyine, nta kibazo. Ubika umutwe, yongera apfundikira ikarito mukadata wacu. Kate ni umugome, atangira guseka, ati iki cyane ndakishe noneho, cyambuzaga amahoro sibizongera kuba. Yaraje Kate kugira mu modoka, aravuga ati gahunda ihari ni ukugonga kiriya cyana, uyu munsi kirara gipfuye pe. Nuko araza akata imodoka. Mama wa mwana barakwereka yabaye nk'uhagerera ku gihe, umwana wanjye Kate yashaka kumwica. Kate yaraje n'imodoka, umubyeyi nawe azana kabaraga ukuntu. Nuko Kate yanyuze hejuru y'ikarita arayigonga, cyane amenya nyishe, ati kizongere kinesha umutwe. Nuko barakwereka Kate yavuye mu modoka, ati cyane ndakishe neza, ugiye kwisanzura muri ruriya rugo, kirirwaga kinesha umutwe. Reka mpamagare sheri wanjye wundi, mubwire ko tugiye kujya twisanzura. Taro sheri wanjye tumeze ute? Wa mwana watubuzaga umutekano maze kumwica, noneho ujya mu rugo buri uko ubishaka. Mu bigaragara uyu mugore aca inyuma Gabriel. Katurebe azi ko umwana mwishe, ngo yamubuzaga umutekano wo guhura n'abandi bagabo. Nuko Gabriel ari mu nzira ari kwigendera, abona amashusho umugore we Kate ari kujugunya umwana we mu kiraro, arabibona. Abona umugore Kate ari guseka, ati ndakishe. Umugabo agwa mu kantu, arakomeza arareba, ntazi ngo biragana he birava he. Yongera kubona ikarito, abona bayigonga, agaramenya ubusobanuro bw'ibi bintu. Ibi bintu ni ibiki? Ko nari kubimenya neza. Muri ako kanya ahita abona umugore wa mbere, ati ndarota. Ntabwo urota, njye umugore wa mbere w'isezerano. None se ugeze aho ute? Njye nabaye hafi y'umwana wacu. Reka mubwire, weho nta n'icyo uzi. Umugore arimo araguca inyuma, kuva uriya mwana azi ko yamwishe, ngo agiye kwisanzura muri ruriya rugo. Barakwereka koko nibyo, yari ari kwisanzura n'undi mugabo, ari guca inyuma Gabriel. Ibintu Gabriel atarazi nuko amubwira byose. Umugore araguca inyuma, yashaka kunyicira umwana. Ati uriya mugore wawe si umuntu, yashatse kwica umwana wacu igihe kinini cyinshi cyane, ahora abigambirira, ariko ngakomeza mutabara. None azi ko yamwishe neza, kuko yamugonze ari mu ikarito. Kandi umwana wacu nguyu ntaho azigera ajya. Umugabo yabaye nk'uguye mu kantu, ko arazi ko umwana we ngo bamugonze.
ati ese ni wowe Divina? Ati ngiye papa. Muri ako kanya wa muntu wacu baragiye kuko message yari amaze kuyitanga kandi ubutabazi yari yamaze kubukora. Nuko Gabriel areba hirya no hino ngo arebe ko hari umuntu yabona, ariko ntiyamubona. Ati mwana wanjye umbabarire, ati nagiye nakubera umubyeyi mwiza, ati nyokoso mukaso yari agiye kukunyicana pe. Nuko umwana mu gukingura umuryango yinjira mu nzu, arebye imbere abona mukaso arimo araca inyuma se. Ati wacyana we, tishyana ni ikizimu, ikintu nishe none kiragarutse. Si wari wambwiye ko wamwishe, tubu yabagarutse ate? Iki cyana amenya ari ikizimu koko. Iki cyana amenya ari ikizimu, tikangaye koko moranyica kikongera kikazuka, ariko noneho giye kukwica bya nyabyo, kikuburyo n'abandi bizababera urugero agiye gukaniga. Nuko Gabriel abarinjiye ati ni gute wambeshya ibintu nk'ibi, tiwambereye umugore mubi. Nuko mugatangira kwireguza ati wira kintu kimwe wambeshya, ati mubwire ko ndi mwene wanyu, timubwire byose, ati uyu nguyu ni mwene wacu. Mugabo ati oya wambeshya wagira, ati byawe byose byagiye hanze, tamagaragaro, ati byose byamenywe, ati washatse kunyicira umwana ko nuko umubereye mukase. Keta ati uyu ni mubyara wanjye, ati wigira ikibazo. Mugabo ati hoya, ati byo sinabyemera, ati narakumenye washatse no kunyicira umwana. Ati ntabwo nakubeshya sheri, ati ibintu nkubwira ni ukuri. Ati ave mwinkorera ku mwana, ati dore amafoto, ibintu byose wagiye ukora, ati dore ubusambanyi bwawe n'uwo mugabo byose ndabizi kuva na kera. Nuko umugabo yabaye nk'uguye mu kantu, yari azi ko uyu mugabo abizi. Umugabo nawe yabuze icyo avuga, ati mva nkubwire, ntabwo kubera guhera uyu munota, ati ntukiri umugore wanjye, ati wariyandaritse washatse kunyicira umwana, ahubwo baha inzira basohoke, takira umuryango sohoka, mujyane n'iyo nshoreke yawe mujye kubana iyo mushaka, ngo nanjye wari kuzanyica, musohoke mugende. Nuko Ketia yabaye asohotse na wa mugabo w'inshoreke. Nuko umugabo ati impano ushimwe, tiwe yagaragaye ntiribarikisha isuka, yaraje arunama apfukamira umwana we. Ati mwana wanjye umbabarire, ati sinakubereye umubyeyi, akazi karagiye karamuza, atari kumbabarire, ati ntibizongera, ati ngiye kujya mwitaho umenyere buri kimwe, sinari nzi ko Ketia yagukorera ibintu nka biriya, tumbabarire cyane. Akomeza asaba umwana w'imbabazi. Nuko Gabriel byari ibyishimo, yari amenye ko umwana we bagiye kumwica. Muri ako kanya mama wacu wapfuye kera baraje nawe atwiyunzeho, ni umugore wa mbere wagiye witabarira umwana igihe Ketia yashakaga kumwica. Agafilme kacu nuko kagenze.